waba uri umwana, icyiciro cy'ubuzima cyose waba urimo cyangwa se cy'imyaka waba urimo, hari ibintu utagomba kuba wabura guhura nabyo uko byagenda kose uba ugomba kunyuramo, bitewe n'uko buri muntu wese imibereho yaba arimo, icyiciro cy'ubuzima yaba arimo cyangwa se cy'imyaka arimo, byanze bikunze hari ibintu bitatu agomba kunyuramo kandi atagira ahantu ahungira, n'ubwo abantu benshi babifata nk'amakosa cyangwa se bakabyinubira, ariko byanze bikunze uba ugomba kuba wabinyuramo. Ikintu cya mbere na mbere ugomba kunyuramo, utitaye kuvuga ngo uri umuyobozi, uri umuntu ukomeye cyane cyangwa se uri icyamamare cyangwa se uri umuntu uciriritse, uba ugomba kwakira kandi ukanyuramo ukanabyakira, ni ikintu cyo kugawa. Mu by'ukuri ikintu cyo kugawa ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikunda kugaruka mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi buri muntu wese aba agomba kwihanganira, tutitaye kuvuga ngo uri umuntu ukomeye cyane cyangwa se mu rwego runaka rw'ubuzima cyangwa se rwo kuba uri icyamamare cyangwa se hari ikintu wagezeho uri umukire cyangwa se umeze gute, ikintu cyo kugawa byanze bikunze uzabaho hari abantu bakugaya ibyo waba ukora byose. Byonyine tuzi ko n'umwana w'Imana ku babyemera yaciye mu bintu byo kuba hari abantu batamwemeye, kandi mu by'ukuri yarabwirizaga ubutumwa bwiza, tuzi ko nta kintu cy'icyaha yaba yarakoze, ariko ntabwo babujije kumushinja amakosa kandi adafatika, ariko bakamugaya bakagira ibintu bamushinja, kandi yaragiye azura abana babo, yaragiye abakiza ibintu bikomeye cyane cyane by'uburwayi cyangwa se ibindi bintu bikomeye, nawe yagiriye nabi, ariko mu by'ukuri ntabwo habuze abamugaya kandi bagashaka no kumwicisha. Mu by'ukuri rero ikintu cyo kuvuga ngo umugabo cyangwa se kugira ngo abantu bakugaye, icyo wakora cyose ugomba kwihanganira abantu uzumva bari muri kote yo kuba bakugaya cyangwa se bakunenga. Mu by'ukuri icyo kintu ntabwo kizabura kubaho mu buzima bwawe uko byagenda kose, niyo mpamvu uba ugomba kucyakira. Ikintu cya kabiri kitazabura kuza mu buzima bwawe uko byagenda kose, ugomba kwihanganira kandi ukacyakira, ni ikintu cyo kuba wanegurwa n'abantu. Mu by'ukuri kuba abantu bakunegura ibyo ntabwo ari ibintu bidasanzwe, ni ibintu bibaho cyane kuri buri muntu wese. Mu by'ukuri uzaba uri kumwe n'abantu nimutandukana gatoya bakunegure, cyangwa se bari kukunegura n'uwahinguka bahite bahindura sije y'ikiganiro bari bariho. Isi niko iteye, ubuzima nuko buteye. Mu by'ukuri ntuzigere na rimwe winubira kuba abantu bakunegura, kubera yuko nta na rimwe ibyo bintu bizigera bibura mu buzima bwawe igihe cyose ukiriho. Ntuzigere ubyinubira cyangwa se ngo bigutere ipfunwe cyane, kuko buriya ubaye utavugwa bisa naho waba utagaragara mu isi y'abantu cyangwa se mu isi y'abazima. Niyo mpamvu ibyo bintu bidakwiriye kuba byaguca intege ngo runaka arakuvuga, ngo abantu runaka barakuvuga, kubera yuko waba ukize, waba ukennye, waba uri icyamamare, waba utazwi cyangwa uzwi gakeya, uko byagenda kose abakuzi cyangwa se abafite icyo bakuzo, byanze bikunze barakuvuga, bakavuga mu buryo bubi cyangwa ubwiza, ariko ni kimwe mu bigaragaza yuko n'ubundi ugaragara mu bantu cyangwa se abantu bagutekereza, kuko ntabwo waba utavugwa ngo ube ukiri muzima. Ndetse n'iyo umuntu yapfuye cyangwa se atakiri hano, n'ubundi abantu bakomeza bakajya bamwibuka bakamuvugaho cyangwa bamutekerezaho bakamuvugaho, kandi bakamuvugaho ibyiza cyangwa se ibibi. Mu by'ukuri kuba wanegurwa cyangwa se kuvugwa udahari, utahibereye, abantu bakakuvuga bagafata umwanya bakakuganiraho, ntabwo ari ibintu byakagombye kuba byaguca intege muri ubu buzima. Nujya wumva hari amakuru atari meza wenda ari kukuvugwaho, ntibikajye biguca intege mu buzima. Wenda nawe nuba uzi ko wenda ibyo ari kukuvugwaho wenda ari nk'amakosa wakoze, icyo ukwiye gukora ni uguharanira kuyakosora, ariko abantu nibagushinja amakosa cyangwa se bafata ibyo wakoze bakabyita amakosa kandi uzi neza ko atari amakosa, ntibizaguca intege, cyangwa se abantu nibajyaho bakakunegura bakagushyiraho ibitariho cyangwa ibyo utakoza cyangwa se ibyo udatekereza kuba wakora, ntibizaguca intege, kubera yuko abantu iteka ntabwo bajya mu ruhande rwawe gusa cyangwa ngo babe bakuvuga neza gusa, ntabwo byashoboka. Kimwe n'uko ntabwo abantu bose ariko bazaba bakuvuga nabi, byanze bikunze hari abazaba bakuvuga neza. Ibyo ni byo bigomba kuguha icyizere cy'uko ntacyo bigutwaye kubura urimo kuvugwa mu buzima. Icyo kintu cya kabiri rero cyo kuba wanegurwa nacyo ntikizaguca intege, kuko uwo waba uri we wese, tutitaye kuvuga ngo uri umuntu ukomeye cyangwa se uri umuntu ucitse cyangwa se uri icyamamare cyangwa uri iki, abantu muri iyi si niko bateye, baba bumva yuko nyine hari igihe kigera bagafata umwanya bakaba bakuvugaho wenda ibiri byiza cyangwa se bitari byiza. Ibyo ntibizaguca intege, buriya nk'abantu b'abasitari cyangwa abantu baba baramamaye cyangwa ibikomerezwa, nibo baba bazi neza iyi ngingo. Ibi ntabwo bijya bibaca intege, ahubwo birabamotiva cyane.
Ikintu cya gatatu rero nanone kidakwiye kuba cyaguca intege ngo ni uko wenda uri kukinyuramo cyangwa se usa naho uri kukibona mu buzima bwawe, ni ikintu cyo kuba wageragezwa. Mu by'ukuri ikintu cyo kuba wageragezwa ntabwo ari ikintu cyabura uko byagenda kose, waba uri mu kazi abantu mukorana bashobora kukugerageza ngo bakurebe cyangwa se baba baguca intege mu byo ukora, cyangwa se baba batuma akazi kawe ukabura cyangwa se kugira ngo bakurebe. Ikintu cyo kuba wageragezwa n'abantu rero nacyo ntabwo kizabura muri iyi si cyangwa se muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi. Ntabwo abantu babaho batakugerageza uko byagenda kose, ahubwo wowe icyo ugomba gukora ni uguhangana n'iryo geragezwa abantu bagucishamo, uburyo bifuza yuko nyine bakubona, wowe ukabereka yuko bitandukanye n'uko bo batekereza yuko biri bukugendekere. Ibyo bakeka yuko biri bukugendekere mu kukugerageza kwabo, bakaza gusanga uri umunyembaraga cyangwa se ufite imyumvire n'imitekerereze itandukanye n'ibyo bibwiraga. Mu by'ukuri rero ikintu cyo kuba wageragezwa n'abantu mu buryo butandukanye ntikikaguca intege, we jya ukomeza utere imbere mu mitekerereze yawe n'imikorere yawe n'imigirire yawe bya buri munsi, kugira ngo ubereke yuko urwego uriho cyangwa se ubuzima bwawe ari we ubukontorora, ari we ubuhereza umurongo ngenderwaho. Ntuzigere na rimwe ucibwa intege n'ibigeragezo abantu cyangwa se imitego abantu bahora bagutega. Jya ukomeza ujya imbere kandi ibyo ukora uharanire ko bikomeza gutera imbere umunsi ku munsi, kugira ngo nyine ukomeze gutera imbere kandi noneho ube uri no kubaca intege, uko abantu bagenda kugerageza kenshi imitego bagutega bakabona ntacyo yagutwaye cyangwa se ntacyo yabamariye, ntabwo ntiyagushibukanye. Mu by'ukuri bibaca intege bagasanga bakwibeshyaho bakabarekera, cyangwa se niyo bakomeza ariko uko byagenda kose iyo babona ibyo bakora bibapfira ubusa cyangwa se nta musaruro bibahereza, bigira bikabaca intege bakabareka cyangwa se noneho bakagukurikira mu buryo bwiza. Mu by'ukuri rero ibintu uko ari bitatu tugarutseho, kuba haba mu kazi cyangwa se mu bindi bintu ukora bya buri munsi, uzahoramo n'abantu bakugaya, kuba wanegurwa n'abantu mukorana cyangwa se abandi bantu baba ari inshuti zawe cyangwa atari inshuti zawe, nabyo uzagenda uhura nabyo. Noneho n'iki kintu cya nyuma twari dusorejeho cyo kugeragezwa, nacyo ntikizigire guca intege. Ibintu uko ari bitatu nubyitaho kandi ukabishyira mu myumvire yawe n'imikorere yawe buri munsi, ukumva yuko byanze kunze ibintu buri muntu wese uko yaba ameze kose, kategori y'ubuzima yaba arimo yose ahura nabyo, nawe ntabwo bizigera biguca intege. Uziga kubana nabyo mu buzima bwawe bwa buri munsi, wige kubinyuramo no kubicamo, ntabwo bizigera biguca intege cyangwa biguhungabanye. Jya ukomeza utere imbere kandi ubinyuremo nk'umuntu w'umugabo cyangwa se umuntu ufite ubwenge, no kuba wafata ibyemezo byo kuba utacibwa intege n'ibintu nk'ibi ngibi. Icyo gihe bizakugeza ku ntego zawe kandi bizatuma nawe uba wumva utekanye kandi wumva yuko ibyo wanyuramo byose ushobora kuba wabinyuramo kandi ukabisohokamo byari byoroshye cyangwa ari ibintu bikomeye. Iki cyari ikiganiro rero nari nabateguriye. Niba utari wakora subscribe kuri iyi channel wayikora, kugira ngo n'ubundi ujye ukomeza ubone ibiganiro bitandukanye tugenda tubategurira. Reka tuzasubira mu kindi kiganiro. Imana ikomeze barebe neza kandi bishimire.